Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro by'Ishakiro TV. Iyi ni Ishakiro TV rero naho ngiye nitwa Baraka. Abimukira bagiye kuza mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe cyangwa se ibiganiro byerekeza mu kuzana abimukira mu Rwanda. Aba bimukira harimo abazi akazi ko mu nganda cyangwa se harimo abazi tekinoloji. Aba bimukira ni abakiriya ku bantu bacuruza. Aba bimukira hari n'amafaranga bazahabwa, bashobora gutanga akazi. Aba bimukira bagiye kuza mu Rwanda, ku ruhande rumwe hari ingaruka nyinshi nziza zizagira ku banyarwanda. Wowe saba Imana bazabazaniye mu gace kawe, ndetse muri ibi biganiro harimo na proje yo kubasubiza mu buzima busanzwe no kuba bashobora kwitunga badahabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cyabohereje mu Rwanda. Harimo gahunda nyinshi rero, wowe saba Imana bazabazaniye mu gace urimo, maze uzabashe kungukira muri iyi diru. Iyi diru rero imeze ite? Muri iki kiganiro ndakubwira uburyo iri gutegurwa, ndetse nkubwire n'ingaruka zo kuba abimukira bagiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Aba bimukira bagiye kuza, nubwo navuze ko harimo abatanga akazi cyangwa se abazatanga akazi, harimo n'abazagasaba. Ibyo nabyo tugiye kubirebaho. Ushobora kuba ukora akazi runaka, ukaba wenda hazaza umwimukira ukakurusha, rimwe na rimwe akaba yanakagutwara. Icyo usabwa nta kindi, ba hafi wumva iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kandi bizere ko ababimukira batazaba umutwaro ku baturage bo mu Rwanda, cyane cyane abazaba bari mu bice abimukira bazaba barimo, ahubwo Leta y'u Rwanda ibabona nk'amahirwe iyo kugira ngo barusheho guteza imbere igihugu, by'umwihariko ibirebana n'inganda, cyane cyane ko abimukira ari byo bazwiho cyane, baturutse cyangwa se bagiye guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Diyo irimo irategurwa, bimeze biti. Icyo usabwa nta kindi, wowe uri kunyumva, mbere yuko dukomeza ikiganiro, reba gato munsi ikiganiro making sure ko wakoze subscribe, nusanga utarayikora uyikoreho, ubundi twinjirane mu kiganiro tumenye ibijyanye n'aba bimukira. Ese gahunda iteguye ite? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko ibiganiro bigendanye no kuba u Rwanda rwakakira abimukira biri mu ntangiriro, ariko kandi ngo binahagaze neza, ngo ni hagati y'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Perezida Trump akimara kugera ku butegetsi yahise atangira kurwanya cyangwa se gushaka guhangana n'ikibazo cy'abimukira. Yavuze ko ababimukira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abantu bateje inkeke kandi bateye isoni kurusha abandi ku isi, ndetse niyo mpamvu ari kugerageza kureba ahantu yabohereza aho ariho hose, by'umwihariko ngo ahantu hari umutekano bakaba bariho bakoherezwa kujya gutura. Ngo ni abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko badafite ibyangombwa. Muri ibi Trump yakoze, yanatangaje ko azatanga amadolari 1,000 ku bantu babimukira bazemera kuva muri Amerika ku bushake bwabo. Munyumvire namwe, kujya mu gihugu ushaka ubuzima, ushaka ko guhindurirwa ubuzima, ugiye mu gihugu cya Amerika, ndetse warasezeye ku bashuti bawe bo muri Afurika cyangwa se muri Aziya, hirya no hino ku isi aho waba waturutse hose, ukagenda ugana muri Amerika. Benshi mu bo mwagendanye rimwe na rimwe ntibagereyo, cyangwa se bagahura n'ibindi bibazo mu nzira, ariko we kubw'amahirwe ugiye kubona ubona ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukoze akazi nk'uko wabyifuzaga, utangiye kubona ibintu bigenda. Aho guverinoma ihindukiye cyangwa se aho Joe Biden agendeye haje Trump, arakwamaganya, ari kuvuga ko uteje ikibazo, ari gutekereza ahandi hantu yakohereza. Umve agahinda abantu bafite ku mitima, baba baragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rimwe na rimwe hari igihe uba warasize wirase ku bantu wasize muri quartier, baguhamagara ukavuga ati mu ndinde phone zo muri Afurika,
ko utekereza ko yenda bagiye kugusaba, cyangwa se yenda warakomeje kujya bavugisha, barababwiye rimwe na rimwe harimo n'abo babwiye kuzabajyana muri Amerika, ugasanga nawe uri kwirukanwa. Kubera iki rero? Hari inzira cyangwa se hari ibisabwa utujuje, hari inzira waciyemo iyo leta wagiye usanga itifuza ko wagombaga gucamo. Kubw'ibyo kuri bo wagezeyo babereye umutwaro, niko bari kugufata, bari kwibaza ahandi hantu bakohereza. Mu kwikubitiro hagaragara ko bashobora kubohereza mu Rwanda, kubera ko u Rwanda rwigaragaje nk'igihugu gifite ubushobozi n'ubushake bwo kwakira abimukira. U Rwanda rufite impunzi z'Abanyekongo, rufite Abarundi, rufite Abasudani, rufite Abalibiya. U Rwanda rugaragara nk'igihugu gishobora kwakira abandi bantu baturutse hirya no hino ku isi. Ariko nanone by'umwihariko u Rwanda rufite amahoro, ni ahantu heza ho kuba ku bantu babimukira nyine nk'abo ngabo. Ariko nanone ku Rwanda hari inyungu bagomba gukuramo. Nizihe nyungu bagomba gukuramo? U Rwanda arumva abimukira nibaza bazajya bakenera serivisi zitangwa na bamwe mu Banyarwanda. Ku ruhande rumwe abakiriya barabonetse, ariko ku rundi ruhande ku bajya ku isoko bagiye gupigana n'abandi bavuye muri Amerika. Ariko ibyo si ikibazo cyane, uko abakiriya biyongera niko n'abacuruzi barushaho gushora imari cyane, ku buryo ahanini utakiyumvisha cyangwa se utakishyiramo ko ibiribwa bizahita bihenda bigatumbagira ku giciro kidasanzwe. Ikindi ni ukuvuga ngo gutanga serivisi zitandukanye: uburezi, ubuvuzi, transport, ubucuruzi. Ababimukira bazazikenera kandi bazazihabwa batanze amafaranga. Ubwo umwe mu batanga izo serivisi azakira ku mafaranga aturutse, cyangwa se azabona inyungu iturutse kuba abimukira bazaba baje mu Rwanda. Rimwe na rimwe simpamya neza yenda ko baba baba ari byo basabaga Imana, cyangwa se ari byo bifuzaga, ariko nuko babona ko ari byo bigiye kubabaho. Ikindi navuga ko ababimukira igihe bamaze muri Amerika kitangana, bamwe bamaze igihe gitoya, abandi bamaze igihe kirekire. Nuko hari imirimo imwe bagiye bazi, by'umwihariko imirimo yo mu nganda. U Rwanda rushaka guteza imbere imirimo ijyanye n'inganda. By'umwihariko hari imasoro, hari inganda, hari icyanya cy'inganda ndetse n'ibindi bice bitandukanye ushobora kuhasanga inganda. Ariko bano bantu baturutse mu bihugu byabo bagiye guhaha muri Amerika, bagerayo bashobora kuba barize imirimo myinshi itandukanye, bashobora kuzaza inaha mu Rwanda bagakora ibintu bikarushaho kugenda neza. Kandi twibuke ko abarimo n'abafite impano runaka. For example, dushobora kubona abakinnyi b'umupira beza cyane, kandi mwibuke ko ababimukira muri tiro uko iri kugenda itegurwa, harimo no kuba bazashyirwa mu buzima busanzwe, bagahitamo kuba abaturage cyangwa bakaba abanyamahanga bemewe mu gihugu, bakaba mu gihugu bitwa abanyamahanga, cyangwa se bakaba abaturage bo mu Rwanda, bitewe n'uko bahunze ibihugu byabo bakajya kuba bimukira muri Amerika. Aho bahungiye nabo bakaba batarabishimiye, cyangwa se ngo babakirane yombi n'urugwiro. Ikindi kivugwa ni uko cyangwa se kigaragaza u Rwanda nk'igihugu gishobora kwakira abimukira, nuko benshi mu bayobozi b'u Rwanda bigeze kuba impunzi, bazi uburemere bwo kuba ahantu hatari mu gihugu cyawe, cyarangiza aho ngaho uba ntibanakwishimire, ugahora usiragira usa naho wabuze uko ubwisanzure bwawe, ukabona ko nyine ibyo nabyo biri mu bigaragaza u Rwanda nk'igihugu gifite ubushobozi n'ubushake bwo kwakira abimukira. Iyi rero ni Ishakiro TV, kandi byinshi turi kugenda tubona cyangwa se turi kugenda tuganiraho nibyo turi kubona ku bitangazamakuru bitandukanye, bavuga cyangwa se tubona inyandiko zisinywa n'amasezerano bibutsa ko u Rwanda na Kongo bari mu biganiro cyangwa se mu nzira iganisha iherezo ku ntambara iri hagati ya M23 ndetse na FARDC nk'igisirikare cya leta ya Kongo.
ibyo ni bimwe tugenda tugarukaho kuri ku bantu bakomeje gukurikirana ibiganiro by'Ishakiro TV. Naho njyewe nitwa Baraka, dukomeza kuganira kuri byinshi bitandukanye, ndetse iyi ngingo tuzayigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, ndetse dushobora no kwibanda ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo. Mugire amahoro y'Imana, turabakunda cyane kandi mujye mubana natwe umunsi ku munsi.